Heyo broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Noneho ndagarutse kugira ngo turebere hamwe amakuru yo muri entertainment. Murabizi Truth TV Rwanda na P1 Promoter tuvuga ku bijyanye na showbiz nyarwanda, ku bijyanye n'iyi industry, ariko noneho uyu munsi ndagarutse kubera yuko iyi mihanda yamaze gushya, iyi mihanda yakongotse. We kora subscribe tujye twibana 5/5. Ngira ngo umunyamakuru akaba n'umuhanzi bita Yago Pondata uramuzi. Uyu mugabo amaze kuza yifatira abantu bakomakomeye hano muri game, ahuza imitwa TP. Ati uyu mugabo rero yakoze iki? Uyu mugabo murabizi yuko mu mpera z'icyumweru gishize yatangaje kuri Instagram yati ngewe mpunze u Rwanda. Ati si mpunze u Rwanda, ahubwo mpunze agatsiko k'abantu bari mu Rwanda bashatse kunyica mu myaka inishize. Yago amaze gutangaza ibyo ngibyo, amakuru yahise asohoka avuga ko Yago yamaze kwambuka umupaka, yagiye mu gihugu cya Uganda. Ahangaha yagakimara kwambuka umupaka yahise arekura video y'ubwambure bwa jihad arimo akinisha agapipirike. Sinzi niba twabyita kugakinisha cyangwa se kwikinisha, ariko byose ibyo ari byo byose ni kimwe. Jihad rwose bamutaye hanze, bamukubise yahuza abantu bose, Kigali iravibura. Baravuga ati umuntu w'umugabo nk'uyu wirirwaga ku mihanda ashinja abandi bagira guta bagaraguza agati, nawe igihe cye cyagera. Ni ikigaragara rero neza yuko Yago ibi bintu yari yarabikoze, yarabiplaninze, yarabyizeho. Akimara kurenga umupaka, Jihad we bahise bamuta ku muhanda rwose. Amafoto y'ubwambure bwe arimo akinisha akadudu ke rwose, niba turi bukita akadudu niba turi bukita agapipi simbizi, ariko Yago yamutaye hanze, yamutaye ku muhanda. Yago akomeza agenda avuga ati nagiye mfasha abantu benshi batandukanye, nyamuneka iki kintu mucyumve, Yago mumwumve. Uyu mugabo ibintu byose n'ingero yagiye atanga wumva ko zifatika, kandi koko Yago yafashije abantu benshi, ahubwo abantu bamurwanyije abenshi ni n'abantu yafashije. Ngenda byibuka, mugende murebe mu mashoti hano kuri Truth TV Rwanda twakoze ishoti video zino ntoya ya Yago aronshinga album ye. Ngende umwe mu bantu nka P1 Promoter, sindi umu big energy ariko nkunda vibe za big energy. Ahangaha Yago ndi umwe mu bantu baje nkababwira ati Yago yagize performance nziza, kandi koko nibyo Yago yari yagize performance nziza, ariko abantu rwose abantu bagiye bakomeza kugenda bavuga ngo yagaririmba nabi, ariko ibyo ngibyo njyewe si mbihamya. Noneho ubwo Yago akavuga ati abantu agiye mfasha, atanga nk'urugero rwa Bulldog, akavuga ati Bulldog ni indashima, ati Bulldog ibintu byose namukoreye. Akaza kuri channel yanjye tukamwegeranyiriza amafaranga ku album ya Bulldog Chemotherapy. Uyu mugabo Yago ni umwe mu bantu babigizemo uruhare rwose. Aravuga ati mu kwitanga kwanjye Chemotherapy reka tuyishyireho inkunga. Yago yamwegeranyirije amafaranga, aravuga ati we Bulldog uri indyarya, ati we Bulldog uri indyarya, ati winjiye mu gakundi ka Barakinizeye Imana k'uburyarya. Yago si uwo nguwo ageraho gusa akamubwira ati wowe uri indyarya, agera kuri Titi Brown akavunira mu mavi agahangaha rwose, akavuga ati ati ko wari warasaziye muri gereza, waragiye kuri 30 jours, nkaza gusura Madrid, namara kuyisura nka interview abajene ikiganiro nka Kiba Street bagitambaze bandikaho Free Titi Brown. Nyuma gatoya Imana ica inzira usohoke unyime n'ikiganiro, basabye ati bakugure. Uyu rero Yago Pondata akomeza none agera kuri Murindahabi avunira mu mavi, avuga ati wowe ati so yahekuye igihugu, ati none nawe urashaka kugihekura. Murindahabi we rwose yaramubwiye ati so nta kwanga kwita nabi, ati wowe uri Murindahabi, ati rwose unarinda habi. Yago akomereza ku bahanzi barimo ba Kenisoro, yagiyeho amafaranga, ba Juno, ariko uyu munsi bakaba barageze gute, bakaba ari bo bantu babaye abagambanyi. Agera kuri Godfather akavunira mu mavi, akavuga ati we wanyanga Rwanda we. Yagera kuri Dekati Babarawo akavuga ati wowe uri inyanga Rwanda, ati n'ikimenyimenyi mu bihe
by'icyunamo ntujya upostinga. Uyu mugabo rero Yago yigaruriye showbiz ya hano mu Rwanda, akubitanya abantu imitwe, avunira mu mavi. Reka turebe rero ikigiye gukurikira. Undi muntu bihanije ni umuntu bita Fata ku mavuta. Fata ku mavuta bamubwiye ati Fata wowe mfite video zawe, niba yari arimo arongorana n'abahungu mu kibuno, niba byarigenze gute simbizi, ariko ibyo ari byo byose reka turindire Yago Pondata adutemo. Ibi bintu ndabizi neza yuko tugiye kuzadukora ama episode by episode. Iyi ni episode ya mbere kuko iyi game yo mu Rwanda reka amakuru y'imyidagaduro tuyashyira aha ngaha tuyavuge. Uwo bita Murenzi Abudara kuri Twitter aragenda aravuga ati uyu muntu abamuzi, avuga Yago Pondata ati mumugire inama ataha ahantu ibi bintu yashatse gukina nabyo ati ntibyoroshye. Ariko uyu Murenzi Abudara mwigire kuri X, kuri Twitter murebe ibisubizo biriho. Aba Big Energy vibe bafite, Yago yarekuye umuzigo mu masaha 10 wari umaze kurebwa n'abantu 200,000. 200,000 ba Godfather kuri za X za Twitter batangiye gushya ubwoba, batangiye gusaba imbabazi. Ibyo sinjye ndimo mbyihimbira, ni ibintu bihari. Uwo bita Punditi bamugezeho. Punditi baravuga ati Punditi nakubitiye iki wanjye. Yago yavuniye mu mavi. Abantu rwose mudakunda kureba ibiganiro birebire, abantu mudakunda kumva ibiganiro bifite amasaha menshi, njye B1 Promoter nzajya mbibegeranyiriza babwire ibyasohotse muri showbiz ni entertainment y'u Rwanda. Ahangaha none se ninde utabibonye ko Elisa nyuma y'umwaka ya postinze, arapostinga aravuga ati mugabo wanjye Prince Kid ndakubaha kandi ndacyagukunda, ariko location yahari n'uyu munsi iracyahayidinze. B1 Promoter urumva nk'umutasi maneka ibyemerewe, urumva amakuru yose mbanyafite, imbuga zitandukanye. Ahangaha niyo mpamvu nza nkagutamo ibintu bigiye bitandukanye. Reka turebe rero mu bantu Yago yavuze. Agaruka kuri Brian avunira mu mavi aravuga ati we Brian ati we Tiso yapfuye yiyahuye, ati nawe urashaka kwiyahura, ati wigize mayibobo utari mayibobo kugira ngo urya amafaranga aba diaspora. Urya amafaranga aba diaspora. Ino game rero mureke mbabwire irashyushye iratogota. Yago yavuze uburyo batumye umusatsi wo bita Pazu ngo bajye kumuroga, urumva bajye kumurogesha za Bukavu, bajye kumurogesha ku bapfumu za Goma. Yageze ko bita Bruce Melody cyatanzitse, aravuga ati we Bruce Melody atabapfumu nibo baguhaye fame, atabapfumu nibo bakugize uwo nguwo uri we. Ati ishyari ryawe dore umaze kuryanduza Coach Gael, ati ishyari ryawe wari bibye muri Element, ati nta bintu bizima. Ese mureke mbibarize nka B1 Promoter, niba Yago bino bintu byose yatuye hasi mu myaka 4 yagiye akorerwa n'aba bantu, iyi showbiz yacu yubatse gute? Iyi showbiz yacu irimo amatiki, ibyo nanjye ndabizi. Iyi showbiz yacu gufashanya biragoranye, umuntu agufasha urimo museka kandi arimo agufasha. Iyi showbiz yacu yuzuye amatika amwe akomeye. Yageze kuri ba Rocky avunira mu mavi aravuga ati mwebwe, urumva ati reba nkawe Rocky aturimo urandwanya ukarwanya umwana bita papa cyangwa wirwana udafite epfo na ruguru. Yago yavuniye mu mavi. Yago aba Big Energy, sindi umu Big Energy ariko nkunda vibe z'aba Big Energy. Niba uri umu Big Energy ukore subscribe njye mbatamo, niba utari umu Big Energy ukore subscribe njye mbatamo, kubera yuko iyi mihanda iriho amakuru aryoshye. Yago yafatanyije abantu akubitanye imitwe. Yageze kuri Titi Brown ati wandashima, ati wowe n'ibintu nagukoreye. Mbega game iryoshye. Kora subscribe ino episode ya mbere. Iki ni ikiganiro kizajya kikugeraho buri munsi, nkagutamo buri munsi, kubera yuko kuri ino mihanda hari amakuru menshi. Tugiye dutinda, tugiye dufata iminsi 2-3 twajya dusigara. Ino episode ya mbere ngiye kuzajya mbatamo buri munsi, kubera yuko
ibintu byakaze. Ese video yafata ku mavuta yagarayisohora? Ese abandi bose yatitije ababwira yuko afite ibizibiti biragenda bite? Ese abantu bose yabwiye ko bazamusaba imbabazi harimo abo bastar, abo ba Bruce Melody, ba Rocky, ba Eminem, ba Sabi, yageze noneho kuri Sabi wo kwisemba vunira mu mavara avuga ati we Sabati tiwe wanaruga, ati ubugome wankoreye undwanye igihe kingana gutya. Urumva yageze kuri Sabasi cyatanditse yago. Mbega showbiz, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, kubera yuko ibi bintu biri muri iyi game birarenze. Yago yageze ko bita DC Clement, aravuga ati wowe usa gutyo, aturi umugoma, turi umugambanyi. Urumva Yago yageze kuri Bob Pro producer, aravuga ati wowe untega umugore, atuntega umugore, ati umukobwa umwishyura 1,000 umaze kumutera inda umuzani iwanjye. Hatema umugabo witukuza ati we nta bugabo bwawe, ati we nta bugabo bwawe. Yago yakubise hasi arashwanyaguza. Nge nkanye nka B1 promoter nabirebye ndavuga ati ibi bintu birarenze. Hajya amakuru ya showbiz tuzajya tuyaguha buri munsi, ntukajya ucikanwa, ntukajya ugira gute. We kora subscribe, nge ndi B1 promoter, nge nkutamo ibiganiro nk'ibi ngibi kuri Truth TV Rwanda bya buri munsi. Ukandaho hari inzogera tujye twibanira 5 kwa 5, kubera yuko ino showbiz irimo umuriro, ino showbiz iraryoshye. Ngewe ndi B1 promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda.